ye akaryamana n'umwana we mbega mahano. Story time. Hi guys, banje kubasuza nizere ko mumeze neza nanjye meze neza. Mutera agatebe dutangire. Hari urugo rumwe umwana barafite umwana w'umukobwa afite imyaka 13. Baza kugira igihe kuno umwana bageze mu cy'urumbuke ajya mu mihango, umwana nagabijya mu mihango. Barangije baza kumucekinga bamupimye basanga aratwite. Bahita bamukura mu ishuri, bahita bamufungira mu cyumba. Barindira yemezi 9 nta mwana weremerewe gusohoka, nta n'umwe weremerewe kujya. Muri make yariraga mu cyumba, amazi akogera mu cyumba, ibintu byose bikoreraga mu cyumba. Bakigira byari aza kubyara ariko yabyariye nabwo muri icyo cyumba. Bamuzanye muganga mubyarira muri icyo cyumba. Barangije bafata umwana n'umuganga ntabwo tuzaho bamubwiye. Kuko nyine umva bazanye muganga amubyariza mu rugo nta nubwo byemewe byo bintu. Bafata umwana, uwo mwana nyine yabyaye baramujyana. Ariko mu kumujyana ntabwo yarazi uwo mukobwa ntabwo yarazi aho bajyanye umwana. Ati ngewe narabyaye bitewe n'ubwoba nari mfite ntabwo nigeze mbaza na mama wanjye ngajyanye n'umwana. Nagumye muri icyo cyumba. Hashira amezi 3 mbona bamusubije ku ishuri. Nuko nyine bamusubije ku ishuri. Ariga arangiza kaminuza abona akazi keza. Amaze kubona akazi keza ariko baba mbere yaho abyara bamubajije se w'umwana aramubabwira. Hanyuma ubwo subire arangiza kaminuza arabona akazi keza aza gukundana n'umutipe mwiza w'ibogari. Barakundana bakundana online, umutipe yabaga hanze. Bakundanye online umukobwa nawe ajya mu rukundo. Umuhungu nyine bagombaga gukora ubukwe. Ariko muri uko gukora ubukwe umutipe urumva ngo bakoraga ibintu byose nyine bumvaga ko bari bemerewe gukora ibintu byose. Bakora amavideo call, bakora amakozi asanzwe, muri make bakajya bakora baganira buri munsi ndetse bagakora n'iby'abantu bakuru bifite. Muri make banakoraga ibyo bigoro kuri video. Kuko bumvaga ko anytime barabana barakundanaga pe kandi koko bagombaga no kubana kandi koko bari bunabana. Umuhungu aza kugera igihe azi wabo mu muryango. Umukobwa mutware wabo amwereka mama we amwereka papa we bashima umuhungu baramushima. Umuhungu rero nawe amara igihe nyine ari muri ako gace ariko umukobwa ntabwo nabaga iwabo nyine umva yabonye akazi yaza kwimuka ajya ahantu kure nyine aho yabonye akazi. Umuhungu amara igihe rero ariko umukobwa banaryamana bakorana imibonano mpuzabitsina. Hanyuma umuhungu bitewe n'urukundo yakundaga umukobwa cyane muri iyo gihe hamaze baje gufata umwanzuro w'uko bagomba kubana. Umuhungu atwara umukobwa nawe iwabo baratega, umukobwa yatse leave yatse konje mu kazi baratega bajya aho ngaho hanze aho umuhungu yabaga nyine hanze y'igihugu bajya kureba aho umuhungu bageze ati mbega umukobwa mwiza. Ati mukobwa bite byawe n'izizi utuka ati nuka muri kano gace naka gace se kari hano na hano akiyego amazina yawe nayahe aramubwira nise so yitwa gutya na gutya na nyoko yitwa gutya na gutya yego. Abo babyeyi b'uwo muhungu babarareba bakimara kurebana abasohoye umugore we ababyeyi nyine basohoka baraza ni ese mu maze igihe kingana ikimuziranye tuzumaze umwaka ariko n'amezi makeya tuziranye dukundana ariko tuziranye turaze twasanga ari imyaka 2. Okay nese murapanga ko bana ryari. Umukobwa arababwira n'umuhungu arababwira bishimye bafatanye mu biganza nyine barabyumva abantu bicaye begeranye bakundana bafatanye mu biganza nta n'ikiro bikanga. Umugabo ati uwo papa w'uwo muhungu abaravuze ati rero ntabwo uko bwanyu bukomeze ngiye ndabwanze ngiye nanyoko turabwanze. Umuhungu ariseje ni ntabwo bibaho bikubera iki mwakanga ngo kwese mwakanga yuko nimba mbonye umukobwa nkundana nawe murabizi sinyirukanse mu mabi ntabwo ibyo byakunda mugomba kubana nawe nimushaka nimunabyemereye twebwe turajya mu rusengero tukoresha ubwo bukwe. Umuhungu arabatsembera maze nabo baramubwira ati rero umwana ntabwo umugore rero nawe ati sinababyeyi hari ikibazo iwacu baba barabakoreye se cyangwa hari icyo nabanje mbakoreye muri aka kanya nicaye ku buryo mwota mukanshoringa ubukwe. Ababyeyi baravuga ati rero mwana we ni imyaka runaka ishize twagiye kumva mu gitondo twumva abantu dukomangiye rero tugiye kubona tubona ni mama wawe aza afite uruhinja. Bati umuhungu wanyu yateye inda umukobwa wacu kandi umukobwa wacu cyane mutagomba gusubira ku ishuri. Mufate uyu mwana mu murere natwe dufite inshingano nyinshi ntabwo tuzaza kumubaka. Mumufate umwana wacu cyane muto ntazigira namenye ko umwana arahangaha. Ndurwo ruhinja rero ni wowe uyu muhungu muri gukundana. Uyu ni umuhungu wawe. Niho ya ntago bibaho iki ati ubwo se mwamura ababyeyi barunaka. Ati yego. Umuhungu ati ye uriya sinaga ari mukuru wanjye. Baba baravuga ati oya uriya ntago ari mukuru wawe.
ni uriya ureba niwe papa wawe, ariko bitewe nuko twakureze tutashakaga ko wenda wimvolvinga mu by'ababyeyi bawe, twashatse ko biguma ari ibanga, ukura uzigatwe ababyeyi bawe. Muri bireba yari papa wawe. Maze umugore wa mukobwa barabajije ngo none se yagiye, ati yarapfuye imyaka 2 ishize, yanywaga ibiyobyabwenge byinshi, akanahotera abantu, nuko yaje gupfa nyine bitewe n'ibyo bintu imyaka 2 ishize naho ukirimo. Ni rero bitewe nuko yari amahano mwakoze, ntago mwemerewe kubana habe na gato, atazagira n'abantu bumva. Ni nuko natwe twahise twigira hanze, umwana turamurira, dore n'ubungu. Ati se imyaka yambwiye afite ko idahura n'imyaka yanjye n'igihe nabyari icyo gihe. Ati yakubwiye imyaka ingahe? Umukobwa aravuga ati yo yakubeshye pe, yakubeshye. Ubu kumureba afite igihagararo nuko umureba ukwasa ukagira ngo n'umuntu mukuru, umurusha imyaka 14. Ntago uyu nguyu mwakundana, nta nubwo mwabana. Ayo ni amahano, ahubwo ugende kuba kurambere ngo baguhanagureho ibyo bintu bitihise. Uzaba ubuzima bwawe bwose utabonye n'undi mugabo mushakana. Ati ntabwo bishoboka. Ntago jewe ndi umukristo, ntago jewe najya gucirira se cyangwa kujya muri abo bakurambere. Ni ngomba kugenda nkegera Imana ikambabarira. Maze wa muhunga baravuze ni ngewe uko byenda kose, ngewe ndamukunda, sinitaye ngo ni mama wanjye, n'ubundi ntago twakuranye, ibyo nacyo bivuze, tugomba kubana. Ababyeyi ati ahubwo ni ibyo mwakoze kugira ngo bibaveho, mugomba kugenda. Hari imigenzo bakora yo kugenda mwambaye ubusa, nimba hari ibigenzo bajya bakora. Umugore ati ngewe ntaho njya, nishake nzabeho nashatse undi mugabo, ndajya imbere y'Imana kandi zambabarira. Maze umuhungu nawe akomeza ari karakaza, nubona ko ngukunda, ibintu byose twakoze urabyibuka byo kuntu umugore atapita urushyi we wamugenga we, ungiye uri kubwira ibyo bintu ndi mama wawe. Ubyibagirwe mu mutwe, ubisibemo nimba byarigeze no kuba ubifate nkaho bitigeze binama. Nuko nyine uwo munsi urarangira, umugore aratega ataha, ariko aravuga ngo ese ariko nyine akiri mu rugo iwabo atarajya ku iwabo kwa mama we, ngajye kwabwira ibyamubayeho. Aravuga ese umwana wanjye ndamwiyegereza, nini mwiyegereza, aragarura ibintu by'urukundo kuko n'ubundi rahavuye, arimo aravuga ibintu nk'ibyo by'urukundo, ashobora no kuzamfata ku ngufu tunaryamye. Kandi nanone ngomba kumwiyegereza kuko ari umwana wanjye, ni muri simbigenze. Nuko umukobwa yagiye iwabo, ageze iwabo nabo bamubwira yuko hari ibintu agomba gukora kuko bari abakristo. Baramubwira ati baze gusenga biraza kuva. Nuko inkuru yarangiye, umuhungu aza gushaka, nibwo yaje gusubirana na nyina, amufata nk'aho ari nyina kuko ntago bari bugumana icyo gihe. Nyine yaragera mwitazashira igihe kinini nyine batari kumwe, ariko mu nyuma baza gusubirana, namufata nk'umubyeyi. So thank you for watching, thank you. Muze kuyilikinga, inkuru z'imizi sinzongera kuzibaha vuba aha ngaha, mumbwira ko zibateye ubwoba. Bye.